Interuye intera iteka ngo nkomeze njishe umuco udacika ugaciyanga ndikure. Ntiwumva? Mbega agahinda nagira, mbega uburibwe nabona, uzi kuba wifitiye gakondo umuco w'iwacu utanaduciye kugaca mu myanya y'intoki zacu. Imana sisonga twageze nuro wanoze nuzabyokora ukagenda ukagera kuri Gihanga uhanze u Rwanda inka n'abanyarwanda. Uzi kuba wifitiye gakondo umuco w'iwacu utanaduciye kugaca mu myanya y'intoki zacu. Ladies and gentlemen, meze muteye ikiganiro ni cyakindi cyacu kuri nukwe. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo igira iti: ese koko urubyiruko rw'ubu ruracyafite umuco nyarwanda cyangwa se uwo muco waragiye urashira? Hano rero nkaba ndi kumwe n'umutaramyi byahamye akabarinde. Arakoze cyane nkuko mubizi mvuka i Rwanda kandi ngira iyo mvuka. Ni Nizeyimana Rufose wa sisonga twageze nuro wanoze nuzabyokora ukagenda ukagera kuri Gihanga uhanze u Rwanda inka n'abanyarwanda. Nkuko nyakugira ubutangwa yemeye ko tuza hano tukahagera amagara atatugarambiye. Nkuko mubibona hambavu yanjye ndi kumwe n'umusizi byahamye. Reka mushoze yivuge bya gifura. Akoze cyane nyakugira Imana. Ndi nyiri ubutangwa twarasenze mutima utuje. Ahubwo rero yego. Andi umusizi utari umusazi. Yes. Nkunda gusiga ibisigo bijyanye n'umuco nyarwanda. Wow. Ndetse kuvuga byo narabitojwe. Gusiga byo ntabwo ari ikimwaro kuri njyewe. Kagira Imana ati kuvuga yarabitojwe, ariko se ko ndeba uri mutoya aho ahari kujya amagara ntihagiye amagambo. Ko mubivuze byose birungikanya. Ariko urebye kimwe kigenda giha umwanya ikindi. Uko amagambo akura ni nako n'amagara agenda akura. Yego. Abura gukura mu bwenge cyangwa se gukura mu mivugire ntabwo bibuza gukura k'umubiri. Nanjye sinagenda ntasirutse bya gifura naba ntatiye nambaye butati. Nanjye nkuko mubibona ndi umusore wikwije mugari muremure. Ninjye musore w'ibitugu byahetse imitavu mu ruhongore. Ndiruti kura mu gihugu. Iyo babishe bagerageje kumanga ndabahangamura nk'abacura inkumbi. Iyo nikubise ku rugamba nabaka n'imyitubwo nkacura inkumbi. Ururimi rwacu rwabaye amankumbukumbu. Yes. Rimo ruragenda rukendera gahoro gahoro. Ariko twebwe urubyiruko rw'ubu natwe tubigiramo uruhare. Ariko dukwiye kongera kureba aho abakurambere bacu se babigenzaga bate. Yes. Natwe tukabareberaho bakatubera urugero. Muri make rero hari nkaho nari nakoze igisigo cyitwe nkomeze njishe umuco udacika. Wow. Dutonderera iyo mikarago. Iyo mikarago irashishikariza n'ubundi abanyarwanda kuvuga neza umuco wacu. Wow. Reka nanzike. Let's go. Nkomeze njishe umuco udacika. Ntangiye nta gihunga yewe kandi nta n'impumu njishe. Interuye intera iteka ngo nkomeze njishe umuco udacika ugaciyanga ndikubireba. Ntiwumva? Mbega agahinda nagira, mbega uburibwe nabona, uzi kuba wifitiye gakondo umuco w'iwacu utanaduciye kugaca mu myanya y'intoki zacu. Ngo umuco w'iwabo si wo w'iwacu, agahugu waba kandi uwabo. Komeza ujishe umuco nyarwanda, umuco w'iwacu utanaduhenze. Imbyino gakondo n'indirimbo byoye gukendera tureba. Ahubwo rero none bigende bitese njishe. Ko turi kurebera gusa, turimo turishinga imishinga imwe y'imahanga iduca ku byacu, ntitunatekereze gakondo ko ariyo nkomoko y'abanyarwanda. Tandukana n'ikibazo cy'inzara n'inyota kuko Diogene Shop yaje ari igisubizo. Muri Diogene Shop tubafitiye gaze z'ubwoko bwose, jibu, hashi, meru, espe n'izindi, umuceri, kawunga, imboga z'amoko yose, amafu y'amoko yose, ibirayi urya ugatemba itoto, ibishyimbo byo urabirya ugashisha wumva. Ngiri ibanga ryo kubaho neza rero. Ntitwakibagirwa kandi amagi meza atetse n'adatetse.
ibyo gusa kandi muri Diogenes Shop tubafitiye ibyo kunywa bitandukanye harimo fanta z'ubwoko bwose, juice zamenyekanye nka Karungi ndetse n'abandi bagera ku gasembuye ntabwo twabibagiwe kubera yuko tubafitiye Mitsingi, Knowless, Skol ndetse na Virunga. Akarusho kandi tubafitiye n'amazi meza cyane ya Jibu. kandi ibi byose igiciro ni nk'ubuntu mba nkuroga. Umwihariko kandi nuko kwa Diogenes Shop ibyo uhashye byose tubikugereza iwawe ku buntu. Banyeshuri, bayobozi, babyeyi, banyonzi, bamotari namwe rubyiruko muhawe ikaze muri Diogenes Shop. Mwadusanga muri centre ya video iburyo bw'umuhanda uturuka muri kaminuza werekeza abamotari baparika hepfo gato y'umunara. Ni amayobera arimo kandi kuko cyagera uhabona gaze nyinshi z'ubwoko bwose. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 072 78 39 169. Ndayisubiramo ni 072 78 39 169. Yes! Diogenes Shop, ibanga ry'ubuzima bwiza. Wow! Mbashimiye kuba mwari murimo murakurikira iki kiganiro ndagira ngo mbamenyeshe yuko ari akagaruka. Mukoreshe ya subscribe ndetse na comment byanyu birakenewe. Murakoze rero mukomeze kugubwa neza.